yego ko nge nari intumwa hari uwanditse ngo kuki avuga ko atajya asengera abantu kuri telefone yego undi ati niyo akwitabye akubwira ko atajya asengera abantu kuri fone yego undi Claudine wagiye utwitaba uzi ukuntu tugukunda ese Claudine ko atajya yitaba fone koko yego ko iyo umuntu aje kundeba mu rugo yego dufata umwanya munini wo kuba imbere y'Imana tugasenga tukihana tukabana n'Imana neza Imana yakururuka ikavuga iti bana banje mbonye kwitanga kwanyu mbonye umwanya mwafashe mbahaye umugisha nuko nguko niyo mpamvu nanga gusengera abantu kuri fone nta n'ikindi kintu kibitera sinubwibone sinubugome nta nubwo ari uko mbanga pe banirinda kugira ngo hatazagira ikintu cy'imbogamizi kiba nkakubwira nibyo ntagambiriye kukubwira bitewe n'umwanya unsanze yego none abashaka kubasengera bakora ute umuntu wese uri kumva ashaka ko dusengana cyangwa musengera aratega akaza kundeba iwacu mu rugo tugafata umwanya tugasenga iyo umuntu atabishoboye anyandikiraga ibyifuzo afite n'amazina ye kuri WhatsApp cyangwa muri message bisanzwe nk'ubu nyine mfite ka kabazo mumaze kumva ni ukunyandikira message isanzwe hanyuma nkajya ngusengera njyewe Imana yigize ikintu ivuga kuri ibi byifuzo wampaye cyangwa ikakuvugaho ndaguhamagara ntategereje ngo uzampamagara akubwira ati Imana yambwiye ngo nkubwire nka gutya hanyuma Imana ikora yavuze ikanakora itavuze iyo iramutse itabivuze hari kikabikora urampamagara ukambwira uti bya byifuzo naguhaye Imana yansubije ntiwongere gusenga nubwo buryo nsengeramwe abantu ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya Yes, reka tubasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho merosa bari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda turabasuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha reka shimira abantu bakanze subscribe bakadushyigikira twaba tukugenda tu umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukayikanda Imana iguha umugisha twabasezeranije pe ko tutazajya tubicisha irungu ahubwo tuzajya tujya kureba abakozi b'Imana niyo mpamvu uyu munsi nafashe urugendo nza mu mudugudu wa Rebero mu kagari ka Cyanya mu murenge wa Cyuve mu karere ka Musanze naje kureba umukozi w'Imana ariko pe uyu munsi yampinduriye nande guhita njya mu yego yitwa Niyigena Claudine niwe uri imbere ya mikoro n'umuhanuzi n'umuvuga butumwa rwose yo turi kuganira numva ntarungu numva nanjye ndi kuzura umwuka wera inyuma ya mikoro harinde ko imbere ya kamera hari Claudine naho inyuma ya kamera ninde uhari Hatunimana Concorde yego ni Concorde niko yambatije Imana imuvugisha Claudine yambatije Concorde yego rwose yambatije Concorde yego uruteka twitangira dusenga yego turagushimiye Mana yacu turaguhimbaje tugushimiye ko duhaye amahirwe meza yo kuramuka tukagera n'izi saha turi bazima izina ryawe nirishimwe ugize neza kutugirira icyizere mu bantu bose waremye mu Rwanda ndetse no mu mahanga ukadutoranya kuri iyi tariki kuri uyu munsi ukavuga ngo tuvugire imbere y'iyi kamera twamamaza ubutumwa bwiza ntago aya mahirwe yagiriwe na buri wese cyangwa yagizwe na buri wese n'iby'agaciro gakomeye kuba waduhisemo uyu munsi ukayatugezaho izina ryawe nirishimwe
hanyuma tugeze imbere yawe eza imitima yacu weze n'ubugingo bwacu aho tutagukiranukiye hose utweze numara kutweza uri kubane natwe muri aka kanya gatoya tugiye kuba imbere yawe ukabanemo natwe uvugane natwe ukorane natwe ubane natwe kandi utangize gahunda bari nawe yisoza abarusha baruhure abaremerewe ubamara agahinda kandi uwiteka abarwaye bakize muri aya materaniro utugire neza twese kandi utwiyereke urakoze ngaho ganza utegeke muri byose mu izina rya Yesu amen. Kodi uraho? Yego. Uraho neza? Yego. Wambaye neza nukuri. Urakoze. Imana ishimwe ubushize baduhinduriye wambara ibitenge byavuye muri Amerika uwo mukenyero ndabona wavuye mu Butaliyani. Yego. Ntabwo njye ubesha mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo njye ubesha ntabwo ibesha iyo yavuze ngo nzakwamamaza nzagusirimura iranabikora ni ukuri byarabikoze ibi bintu ni byiza we bizamera bite mu ijuru yenga ababyeyi ntibihana bizamera bite mu ijuru Korodina araberewe mbese kuri wa munsi w'ubukwe bizaba bimeze bitewe wambaye umukenyero mpita nshushanya baje kugufatira irembo yego abone wasanga bageze ari ku muhanda ndavuga ntibizaba bimeze bite Imana ishimwe kabisa iratabara Imana ntabwo ari amagambo iratabara Imana ntabwo ari amagambo nukuri iratabara Imana ntabwo ari amagambo iratabara Imana ntabwo ari amagambo ntabwo ari amagambo ntabwo ari amagambo Imana ishimwe Korodina nubwo mubona yishimye nuko imfura ishinjagira ishira niko abanyarwanda bajya bavuga Korodina yagize ikibazo telefone ye ya smartphone barayibye ubaye gukoresha agatelefone gato pe gereka mbasaye bakunzi ba Concorde TV show bakunzi ba Korodina by'umwihariko wakumva ashaka gukorera umugisha yamugwira telefone yazana igiceri cy'ijana nkazana 900 akaba igihumbi undi akazana ibihumbi 99 bikaba ibihumbi 100 akabonekamo telefone cyangwa se uko buri wese yagira ute yashobozwa uwabibasha yanyura kuri telefone ya 07 886 15 18 07861518 ni nimero ya Niyigena Korodine washaka gukorera umugisha yawukora ntabwo ari itegeko rwose turi gusaba Imana y'amahoro ikabaha umugisha yari yabimbuje ngo simbivuge ariko ushaka gukira indwara arayirata ngukuye mu mavuta gereza mikoro ahubwo urayamennye yose urayamaze kubera iki kubera iki ndagukomerekeje nibukije ko telefone yawe yabuze humura amaduka menshi ijambo ryambwiye ngo isi n'ibiyuzuye nibyo Uwiteka amaduka arimo amatelefone Uwiteka yafite mu ruhare yakuramo telefone rwose ikayikuzanira izina ryawe rigahabwa icyubahiro ugiye konga kunyihanisha se ntabwo uzi ko kubika inzika arica kubika ibyo binturagura bitekereza ntabwo mba ndi kubika inzika ahubwo ni uko byanshimishije ariko uzi kugira ngo umuntu aba agufiteho ikibazo ntabikubwire mujye muhura museke kandi atakwishimiye oya ntabwo ari byiza ntabwo ari byiza uranyihanishije yuko indirimbo najya nyishyiramo kandi uyikunda buri kiganiro twagiranye nkora ibishoboka byose nkayishyiramo n'uyu munsi uyishyiremo n'uyu munsi ngomba kuyishyiramo wambaye imikenyero myiza cyane ni ukuri kw'Imana pe Imana ntabwo ijya ibeshya yavuze ngo izakwambika yavuze ngo izagusirimura turi abagabo bo kubihanira bikora yavuze ngo izakugaburira ni ukuri kw'Imana irabikora cyane amavuta amen haleluya amen haleluya Korodine uyu munsi uhiduhishiye iki njye mbizi njya ubizi duhishurire kugira ngo njye mvuge make ubundi nguhe umwanya muremure pe yego
uyu munsi hari indirimbo nziza cyane yego ndi kuyiyumvamo niyo turaganiraho iraba ijambo ry'Imana iba indirimbo iba isengesho yego ibe n'umwanzuro. ikindi tuvuga ngo dupange gahunda ikiganiro oya niyo ndirimbo gusa turaganira ku ndirimbo gusa oya wowe uraganiriza ibyo ushaka ariko nanjye abakunzi banjye bahishiye iyo ndirimbo. indirimbo ni rwo rwishe duhishiye niwe uraza kutuganiriza dufite amatsiko yo kuyumva igihe turasanga ari indirimbo y'ijana. yego mbo twaherukana gashize ibyumweru 2 ndakeka aho ngaho gutyo nyuma yaho umurimo wa data umeze ute? meze neza cyane, abantu Imana iri gukora ibitangaza, badwaye bari gukira, amadeni ari kwishurwa, ibibazo biri kugenda bikemuka. yego Imana ishimwe cyane. Amen. hari abagiye bambaza ngo ariko ngo mutubarize ngo kuki ngo atemera gusengera abantu kuri telefone mu kiganiro cy'ubushize, ndabyibuka iyo comment narayibonye. ndavuga nti ko biri kose nubwo ntagize icyo nsubiza navuze ni n'ingaruka yego nzamubaza. hanyuma rero jewe ngerageza kubana n'abantu bose mu mahoro. yego nabayeho igihe kinini mbabaye cyane, ntagira umuntu n'umwe umbwira ngo Korodina ndagukunda, ntagira umuntu umbwira ngo Korodina uzaza unsure, ntagira umuntu umbwira ngo Korodina nzaza kugusura. ariko muri iyi minsi hari n'uwigeze anyemerera, simbivugera ko baragigesha ari zikari cyo kibazo. hari n'uwigeze anyemerera ari muri Amerika muri iyi minsi, arambwira ngo Korodina nzakwifuriza anniversaire ku munsi w'amavuko wawe. kandi mu kiganiro wavuze ko nta muntu uragira ute? nta muntu wari wabinyifuriza n'umunsi n'umwe. yego hanyuma rero ubwo nimba abantu batangiye kunkunda ku rwego n'abo muri Amerika bambwira ngo nzaza kukwifuriza anniversaire, urumva Imana hari ikintu yakoze. hanyuma rero ngewe ndi muri ubwo buzima nabwiye Imana ngo izandinde kugira umuntu nkomeretsa cyangwa mbabaza cyangwa mbesha. yego ibintu byose nzajye mbikora mu kuri, ibyo nshoboye mbikore, ibyo ntashoboye ntimbikore. yego ntihazagira umuntu ndemerereza. ni nayo mpamvu nyine twa tuntu tuvuze ukabona mbabayemo mba numva nta muntu nshaka kwikoreza imitwaro. yego nanjye nasabye imbazi kuba nabivuze. yego nta kibazo. ubwo wowe wumvaga bikubabaje? njye birambabaje pe. yego hanyuma rero ntago mbizi, hanyuma kubera ubwinshi bw'abantu bampamagara, burya David ibi bintu ni ubambe Concorde, ibi bintu urumbatize byo narabyemeye, umbatije Concorde narabyemeye, none wongeyemo na David ariko ni inshuti yacu nta rifi. hanyuma nari ngiye kukubwira ngo ibi bintu ni naho hava ubwesikoro cyangwa se hava ubutubuzi. uti gute? ubu uyu munsi ntago uzi ukuntu naramutse, nta nubwo uzi ukuntu niriwe, ntabwo uzi impamvu nambaye uno mushanana, sibyo? kandi nanjye ntabwo nzi impamvu waje wambaye ako karukoste, sibyo? hanyuma urampamagaye atano nitwa Eric ndi Kigali mpanurira, ntabwo nzi ngo uri kumwe nande, ntabwo nzi ngo uri gukora iki, ntabwo twigeze dufata umwanya ngo dusenge. kandi nasomye ijambo rirambwira ngo 2 cyangwa 3 nibaterana bakavuga izina ry'Imana ngo nayizururuka ibe hagati muri bo. yego ngo mpanurira aryo ubundi guhanurira ibyo nkuye. ubwo ninja mu mwuka wo guhanura ntago ndaje mu mwuka ngewe nimba mfashe ibitabo mu ntoki, kubera ko nubundi nta kindi kintu nigeze mbona, nibereye mu byanjye, nibereye mu mirimo, ndahita nkubwira ati mbonye Imana iguhaye Bibiliya, kandi ntabyo mbonye nuko mbifashe mu ntoki nyine ndahumirije gutya bihita biza mu isura yanjye. nyine hari ukuntu umiza gutya washa guhumura amaso ugahita ubona nk'ikintu ufashe, ugahita ukubwira ati mbonye Imana iguhaye Bibiliya. oya ibi bintu ntago ari byo. impamvu ntasengeraga abantu kuri phone, sibyo? ngewe mpamagarwa n'abantu benshi. umuntu umwe turangizaga kuvugana hampamagaremo nk'abantu nk'icumi cyangwa wenda 15. ubu ngubu Concorde koko umbwijije ukuri, turi imbere y'Imana, uri mukuru nanjye ndi mukuru.
abana nshoboraga kubana nabo n'abakuru nkashobora kubana nabo. Ubu aba bantu 15 bampamagariye icyarimwe. Ndi kubabwira ngo iki? Ngiravuze ngo ubwo nimba turi kuvugana wowe Concorde nkaba ndi kubona yuko Imana iguhaye visa imodoka iki, David agahita mpamagariramo nkakubwira ati nkupira nitabe David. Aro David ati yewe mbonye Imana iguhaye inzu mu mujyi wa Kigali. Aha Sandrine agahita mpamagariramo. Ano Sandrine reka dusenge Imana uri Imana uri Imana uri Imana. Mbonye Imana iguhaye umugabo. Ibi bintu koko mbabari umbwire biri kuva ku mwuka w'Imana. Ariko iyo umuntu aje kundeba mu rugo dufata umwanya munini wo kuba imbere y'Imana tugasenga tukihana tukabana n'Imana neza. Imana yakururuka ikavuga iti bana banjye mbonye kwitanga kwanyu, mbonye umwanya mwafashe mbahaye umugisha. Nuko nguko niyo mpamvu nanga gusengera abantu kuri phone, nta n'ikindi kintu kibitera, si n'ubwibone si n'ubugome, nta n'ubwo ari uko mbanga pe. Banirinda kugira ngo hatazagira ikintu cy'imbogamizi kiba nkakubwira nibyo ntagambiriye kukubwira bitewe n'umwanya unsanze. Yego. None abashaka kubasengera bakora ute? Umuntu wese uri kumva ashaka ko dusengana cyangwa musengera aratega akaza kundeba iwacu mu rugo tugafata umwanya tugasenga. Iyo umuntu atabishoboye anyandikiraga ibyifuzo afite n'amazina ye kuri WhatsApp cyangwa muri message bisanzwe. Nk'ubu nyine mfite ka kabazo mumaze kumva ni ukunyandikira message isanzwe, hanyuma nkajya ngusengera njyewe. Imana yigize ikintu ivuga kuri ibi byifuzo wampaye cyangwa ikakuvugaho, ndaguhamagara ntategereje ngo uzampamagara, nkakubwira ati Imana yambwiye ngo nkubwire nka gutya. Hanyuma Imana ikora yavuze ikanakora itavuze. Iyo iramutse itabivuze hari kikabikora, urampamagara ukambwira uti bya byifuzo naguhaye Imana yansubije ntiwongere gusenga. Nubwo buryo nsengeramwe abantu. Yego. Ko nge nari intumwa hari uwanditse ngo kuki avuga ko atajya asengera abantu kuri telefone. Yego. Undi ati niyo kwitabye akubwira ko atajya asengera abantu kuri phone. Yego. Undi Claudine wagiye utwitaba uzi ukuntu tugukunda. Ese Claudine ko atajya yitaba phone koko? Yego. Ngira ngo abo bose wabasubije. Yego nabasubije. Ongera usubiremo biryo habisubira. Umuntu ushaka ko musengana aratega akaza kundeba mu rugo tugasenga. Hari umubu uri kuza kukwiyenza tugasenga. Noneho yaba adashoboye kuza kundeba ariko ari kumva ari ngombwa kumusengera, anyandikira ibyifuzo afite n'amazina ye kuri WhatsApp cyangwa muri message bisanzwe. Hanyuma nkajya musengera njyewe, Imana yagira ikimumbwiraho nkamuhamagara nkamubwira ati Imana yambwiye nka gutya. Hanyuma niyo Imana itavuze hari igihe idavuga ariko igakora, hari n'igihe ikora yavuze. Hanyuma rero iyo itakuvugishije ariko ikakora uraza ukambwira uti bya byifuzo naguhaye nabonye byasubijwe none ntiwongere gusenga. Biba bigoranye cyane iyo utagarutse ngo ubimbwire waramaye ibyifuzo. Ibaze nk'ubu wenda ufite umugore utwite, sibyo? Uraje ugambwira uti Claudine nsengera madamu aratwite. Ndasenze Mana uyu mudamu witwa Sandrine umuhe kubyara neza, mwana muzima neza ku itariki wagennye. Umugore arabyaye, ntugarutse kumbwira uti yarabyaye. Ndakomeje ndasenze Mana Sandrine abyare, arabyara 7 mu munsi gumwe. Niyo mpamvu agomba kukubwira ati cya cyifuzo cyakemutse ntiwongere kubisengera. Ubundi ugafata umwanya ugasengera ibindi. Yego. Nuzi ko Claudine atari banga ry'akazi ubwo abantu bakwandikiye ibyo byifuzo muri message. Yego. Umwanya wo kubisengera ni ryari? Jewe iyo nyandikiye ibyifuzo nkakuriya muri message, jewe ndabikoporora nkabyandika mu ikayi cyangwa se muri agenda. Muri kubona ndamusirimu ndayize. Yego. Cyangwa ku rupapuro bisanzwe. Yego. Hanyuma rero ngafata umwanya wo kubisengera, sinangombwa ngo nzasenga nzavuge ngo kuwa 2 ngo niwo munsi w'ibyifuzo cyangwa ngo kuwa 3 ngo niwo munsi w'ibyifuzo. Buya isaha yose ushaka urapfukama ugapfukama ku byifuzo by'abantu kandi ugasenga ubavuga mu mazina kuko baba biguhaye hariho n'amazina yabo. Yego. Nuvanga umuntu nukwandika ati ngewe nitwa Hatumimana Concorde. Yego. Nshaka umugore
kandi umugore akaza afite n'umwana n'inzu, ubwo ni bitatu. Ndasenga nanjye nkavuga ati Imana, hatuma Imana Concorde afite icyifuzo, akeneye umugore. Uyu mugore ndamufite vuga. Ni urugero nyine, ni urugero. Ikeneye amafaranga. Uyu mugore ntago azaba aje ari vaze, akeneye mu rugo rw'amavaze tujya kuyagura ku muhanda. Akeneye umugore ubyara, wita utanga intanga. Hanyuma ntago ari ngombwa kugira ngo umugore n'umwana n'umugabo barare mu bukode 2-6 utange n'inzu. Hanyuma rero iyo wagize amahirwe ukabona ikizu, uhita gumpamagara ukambwira uti Claudine rero bya byifuzo bitatu naguhaye, umugore n'umwana ntabari baboneka ariko inzu yuzuye, ntiwongere kuyisengera. Ukongera ukabona umugore ukambwira uti umugore yabonetse, ntiwongere gusengera umugore, ngasigara nsengera umwana yasubizwa, ukambwira uti byose byakemutse, ntiwongere gusenga. Nico gusa nta kindi bisaba. Ibyo biroroshye. Yego. Ibyo biroroshye kwandika message ukivuga. Bitandukanye n'abajya bandika message ntiyivuze, ntiyagize utengo. Ndumva bihawe umurongo mwiza kandi ntawe byagusha, ahubwo bigomba kutwongera imbaraga. Nge nari ntumwoga ngo ntumikire abantu, bigaragara uko na comment bashyiraho tuba tuzisoma. Niba ari byo tugomba gukosora tukabikosora, niba ari inama baye kutugira nazo turabisoma tukazubahiriza. Amen. Yego, ni karibu muri wa mwanya. Amen. Hanyuma iye kuganira ku ndirimbo ya 400, ariko mbere yuko tuyiganiraho nayihaye intego ivuga ngo Yego. Iyi ndirimbo ya 400 niryo jambo ry'Imana tugiye kwiga, niko nababwiye. Hanyuma iraba n'indirimbo y'uyu munsi, hanyuma iraba ari n'indirimbo ituma mufata umwanzuro ku giti cyawe. Hanyuma ifite intego ivuga ngo gukizwa neza ni insinzi y'umuntu ubishaka. Gukizwa neza ni insinzi y'umuntu ubishaka. Yego. Twatangiye. Yego. Urayizi se? Urayizi? Ndareba. Urebe ko urayimenya. Nyumva nizi nanjye ndaririmba. Twebwe abasiganirwa aho dutegekwa, twiteguye ururembo tuzarutaha, mu rwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana, urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Reka mbaganirire ibiri muri rwo, mumenye ibyiza byarwo, murwifuze na murwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana, n'urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Urupfu ntirubayo, nta no kunanirwa, nta mbeho nta n'izuba, nta ndwara nta byago, urwo rurembo rwera n'ibi
byose byubatswe n'izahabu zirabagira urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana udakijijwe wese ntabwo azatahayo kuko azahezwa hanze hamwe na Satani urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana mbe muri zose zombi niyihuhisemo mbese iyi si izashonga niyo uzahama mu rwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagira yanga urwo rurembo rwera n'ibirimo byubatswe n'izahabu zirabagirana musige ibyino mu isi bitazahoraho mwiyegurire Yesu umwami w'ijuru urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagira n'urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Haleluya, amen. Twavuze ngo gukizwa neza ni intsinzi y'umuntu wese kubishaka, apana utabishaka. Ubishaka gukizwa niyo ntsinzi imutsindira ibibazo afite, imutsindira intambara arwana, imutsindira. Hanyuma umuririmbyi wa 400 aratubwiye ngo twebwe abasiganirwa. Amen, amen. Twebwe abantu bakijijwe, twebwe abantu baharanira gusenga, ngo twebwe abasiganirwa aho dutegekwa. Yavuze ngo twiteguye ururembo ngo kandi tuzarutahamo. Reka mbabaze bakunzi ba Concorde TV show, ushingiye ku buzima ubayemo uyu munsi, ushingiye ku byo ukora, ku byo utekereza, Yesu aramutse aje none, uru rurembo warutahamo? Urisubiza n'umutima wawe, nubona hari ikintu cyatuma uru rurembo utarwinjiramo, ukikiranure n'Imana, cyangwa se ukirambike hasi kugira ngo Imana izikorane nawe. Aravuze ngo urwo rurembo rwera n'ibirimo byose ngo byubatswe nk'izahabu ndetse zirabagirana. Aravuze ngo reka mbaganirire ibiri muri rwo. Ubwo ni njye uri kuganira inshuti za Concorde TV show. Reka mbaganirire ibiri muri uru rurembo, mumenye ibyiza byarwo, murwifuze namwe. Icya mbere,
kumva kongoro icya mbere urupfu ntirubayo. Aha twirwa mubona turi kubyigana ngo turi kujya kugura marimbi ngo ba mama ngo ba onkere ngo bapfuye. Hari umuntu nigeze numva ari kuvuga ngo nukugwengera ngo none ngo twashize muri moroge ngo bari kuduca amafaranga yo kujya dusohoke mu bitaro. Uru rupfu ntago mu ijuru rubayo, niko umurimbyi avuze ngo nta no kunanirwa zamirwa mwirwa mukora za hatoya na hatoya. Oya, nta kunanirwa kuba mu ijuru, ngo nta mbeho nta rupfu nta nzara bibayo. Aho hantu aravuze ngo imbeho nayo ntago ibayo, nta n'izuba ryinshi ribayo, nta n'indwara zibayo, za kanseri zaki ntazibayo, nta byago bibayo. Aratubwiye ngo ariko udakijijwe wese azagerayo. Mbivuge negamiye niho murabyumva neza. Konkoro, umuntu wese udakijijwe, nushaka ububerwa n'umushanana kajana, nushaka ubusa neza, mwahoze muri kuvuga ngo nsa neza, nushaka ubusa neza amahanga yose avuga ati Korodina niwe muntu uzi kwambara neza wenyine, ariko udakijijwe ndakurahiye ntabwo uzajyayo. Nushaka uburi regionali ariko udakijijwe ntabwo uzatahayo. Amen. Amen. Uzi ko hari umuntu uri pasiteri w'itorero runaka ariko adakijijwe, hanyuma ngo uyu muntu ntago azatahayo. Nushaka uba uri majoro ariko udakijijwe, wapi uru rurembo kurwinjiramo biragoye. Nushaka uba uri maneko w'igihugu ariko udakijijwe, nushaka uba uri perezida runaka. Hari umugabo umwe yari ari umwami w'igihugu cyitwa Abisirayeli witwaga Sawuli, umwami sha ngo ariko uyu mwami aba umwami ariko adakijijwe. Tagira nte Sawuli adakijijwe ngo ariko hari akandi gahungu gakijijwe ariko katagira ishusho, ngo kibereye no mu ishamba karagiye n'udutama ariko gakijijwe. Ngo umunsi umwe Imana igavuga ngo si byiza ko iki gihugu cya Isirayeli cyayoborwa n'umuntu udakijijwe. Ngihita isanga umuhanuzi witwaga Samweli ari kwisengera, ngo Imana ikamubwira ngo uzageza he kuririra Sawuli kandi njyewe nanze kaba umwami. Ikamubwira ngo uzuza ihembe ryawe amavuta, wirukanka ujye mu mudugudu w'i Betelehemu kwa Esayi umubwire ngo mu bana ufite. Imana igavuze ngo hari uwigiye guhindura umwami. Ngo Samweli ariruka, agezeyo ijambo rirambwira ngo asanga ibigabo 7 ariko bidakijijwe. Bitagize ute? Bidakijijwe bya Eliyabu na bya Aminadabu na bya Shama. Bidakijijwe. Udakijijwe wese nushaka ubupima 150 ariko udakijijwe ntago uzajya mu ijuru. Nukuri. Nushake uba ufite amayetaje 10 mu mujyi wa Kigali, ufite imodoka 10, ufite urwandiko rukwemerera kujya mu ndege buri munsi uko ubishaka, ariko mana ufite amakampani agukorera neza, ufite banke zikora neza ariko udakijijwe, ntabwo uzinjiramo. Ejo bundi nagiye i Kigali barambwira ngo burya ngo hariya ngo kwa Nyirangarama ngo ni umuntu umwe waho, ira kampani ni y'umuntu umwe. Yego entreprise urwibutso Sina Gerard. Ariko uriya mugabo nashaka bafite ira hotel ngo adakijijwe. Ntabwo mbivuze ngo nagakijijwe. Yego. Ariko naramuka adakijijwe ntago Imana izita ku bantu bose bahanyuze imodoka zigaparika bakajya guhaha. Ndababaye. Nubwo muri kubona nambaye neza ariko nababaye. Iyi ndirimbo maze iminsi ndi kuyitekereza. Reba ahantu tugera, imodoka zikagabanya umuvuduko zigahagarara. Akabaza shoferi ati nta muntu ugira icyo afata hano kwa Nyirangarama. Ni itegeko guhagarara imodoka, vatire, tagisi, kwasiteri, ikintu, imodoka, rava, parado, imodoka izarizo zose zemerewe kugera hariya zigahagarara zikajya guha. Ariko imuririmbye agatubwiye ngo uriya muntu nyirira kampani nabadakijijwe. Imana ntago izita ku modoka zahagaze, ntago izita ku bamotari baparitse, ntago izita ku baguze, abize n'abatarizi iyo bageze baragura. Ntago Imana izita kuri aba bantu.
ahubwo ngo izamuheza hanze hamwe na Satani. Tugiye gusenga. Kongoro kubwira abantu nkakubwira ngo Imana irambwiye ngo iguhaye imodoka, ariko iyi modoka uzayiherana nayo hano mu isi nta kintu byamarira n'ukuri kw'Imana. N'ukuri. Korari ndirimbamo yaravuze ngo nimuhumurize abantu bose bababaye, mubabwire inkuru nziza y'agakiza, mubabwire ko Imana ifite umugambi mwiza kuri bo. Aleluya. Amen. Uyu mugambi rero nta wundi nuwo kubajyana mu ijoro. None se ninkubwira ngo Imana iguhaye visa, iyi visa uzarimbukana nayo irakumarira iki? Ntacyo. Banza wihane mbere na mbere n'ugukizwa. Mbwiraga abakobwa bagenzi banjye nkababwira ngo ikibazo si uko abagabo babuze, ahubwo ikibazo urakijijwe. Kudakijijwe atazajyayo. Nushaka uba ufite umusore ukubwiraga ngo shushu ngo bebe ngo I love you. Nje hari n'uwambwiraga n'uwaje kuntereta 2018 Konkoro. Arambwira ngo kubera urukundo ngo ukunda Korodi uramutse upfuye bashingura njewe. Ariko umuririmbyi yavuze ngo nushaka uba ufite nk'abo batanu, ariko udakijijwe ntago uzajyayo. N'ukuri. Gupfa kuba udakijijwe. Mwirirwa musenga ati Mana abagore bacu komeze ubashige ku murongo, bakomeze batwubaye batubone nk'abagabo. Ariko nushaka uba ufite umugore ufata papier hygienique wava gukora bya bindi ntavugiye imbere ya kamera akaguhanagura, ariko udakijijwe ntago uyu mugore azakwambukana visa ijyana umuntu ikamukura mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa si mu gihugu cya Amerika ikamugeza mu gihugu cyitwa ijuru. Ni visa yitwa gukizwa. Ntago Mana yanjye pasiporo yemerera umuntu kwinjira muri iki gihugu ni visa, ni pasiporo yitwa gukizwa. Ndabarahiye kumenya gutega udutambaro twiza ntago bizabajyana muri rurembo. Nasomye ijambo ry'Imana ndi kumva mfashijwe sidutashe. Fashwa. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo umunsi w'imperuka Yesu azahagarara imbere y'abantu ababwira ngo mugende mwankozi z'ibi bimwe ntago nigeze kubamenya. Bavuga ngo Yesu ko twahanuraga mu izina ryawe tukabwiriza mu izina ryawe, kwa kuri YouTube bavuze ngo Korodina turakwemeraga. Yesu nukubera iki kuri YouTube banyemeye ngewe wowe ntunyemere? Yesu avuga ngo cagiye nari ndwaye nkabura umuntu uza kunsura. Korodina cagiye yadwaraga ntabone umusura, nibujya ninje mwanze gusura. Tagira nte Bibiliya iravuga ngo Yesu azagara imbere y'abana babwira ngo narashonje ntimwaza kungabona, ngo bamubwiye bati Yesu twigeze tukubona ryari uhagaze imbere yacu inzara iri kukurya ntituguhe ibiryo ko tuzi neza ko twabigize. Ngo ababwire ngo cagihe Korodina yiriwe imbere yanyu ari kubabwiriza muhishije ntimumuhe ibiryo, ninjewe mwanze kubiha. Cagiye imfubyi zikarira ntimuyihe ibiryo ninje mwari mwanze kubiha. Ngo bavuge batari ko Mana ibi bintu nagari. Rero reka nkubwire nimba ugifite ubugugu muri wowe, ubugugu ntago bwakujyana mu ijoro. Reka bigasaba kukizwa ukihana ibyaha. Ubusambanye ufite ntago bwakujyana mu ijoro. Reka ukigambiriye guteranya Korodina Mana mbabare ntago nje kubihanisha, ariko ugifite ishari muri wowe, ugifite umushiha muri wowe, ugifite byabya ntago ururembo uzarutahamo. Ubu ngewe Korodina murankunda, nkundaga kubabwira kano kantu buriya Kongoro ntago narinzi ko hari umuntu nkundaga kwiyisi. Ejo bundi mu kwa gatandatu uyu mwaka turimo wa 2025 nibwo naje hano kuri YouTube, nibwo nemeye ko hari abantu bankunda. Maranyandikiraga ngo Korodina nguritonda, ngo Korodina nguri mwiza, ngo Korodina ngurabwiza tugafashwa, ngo Korodina I love you, ngo Korodina hari abaje kunsura baparitse amavewiti yabo, Korodina twaragukunze Korodina. Ariko nimushake mu nkunde kajana, nishake nzi kubwiza mu Rwanda no mu mahanga, ariko ni ntakizwa. Muzagera mu ijuru ngewe Korodina mubone nasigaye mu isi iri kwaka mu muriro. Tugiye gusenga. Udakijijwe wese amazu waba utunze birakureba, amashuri wize birakureba, upfa kuba udakijijwe. Ariko ngo umuntu ukijijwe Kongoro nushaka ube warapfuye ijisho rimwe ariko ukijijwe,
iri turufu ryitwa gukizwa niryo rizakuvana hasi. Imana ititaye ngo nta sura ufite, ititaye ngo ntago wigeze ubonana n'umugabo, ititaye ngo nta mugore ugira, izakuvana hasi ivuge ngo kubera ko uyu muntu akijijwe nazamuke mu rurembo rwahe rwo mu ijuru. Ukijijwe. Umukobwa witwa Esiteri yigeze akizwa, ngiye kubibabwira ntahe n'ubundi. Umukobwa ngarakizwa, afite gahunda yo gukizwa, ngarika akizwa, nta myenda myiza agira, atazi kwambara ibijyanye, atazi ngo biga bate, atazi ngo bavuga gute, atazi ngo muri Amerika ni he, ntiyarazi no gutandukanya ibihugu, ngo abantu baramurebaga bakabona isi yaramwikaragiye. Ariko Bibiliya irambwira ngo umunsi umwe umwami witwa Suwerusi akenera umugore uri mu mwuka w'Imana ukijijwe. Akenera umugore ukijijwe. Yego. Ayiwe. Ngo hanyuma aravuga ati munzanire umugore mwiza. Buriya Bibiliya ntago yandika ibintu byose, ariko ubona yabajije ukijijwe. Havuga ati munzanire umugore. Ngo hanyuma bazana abakobwa bambaye utujipo tugeze nk'ano, bafite amaherena gajyanye n'imyenda bambaye, bafite ibisuko bijyanye n'imyenda bambaye, bafite amashuri, buri wese akaza afite icyangombwa cyerekana aho yarangirije kwiga, ariko ngo akabizana adakijijwe. Haleluya. Bibiliya irambwira ngo haza abakobwa magana n'amagana, ngo ariko uyu mwami abura umukobwa ukijijwe. Ngo hanyuma umukobwa wari ukijijwe witwaga Esiteri, ngo baravuga bati dore ni wowe usigaye, ngwino tugushorere turebe. Ngo Esiteri ahageze umwami amutunga inkoni. Tugiye gusenga. Uko waba usa kose ukijijwe, uru rurembo uzarutahana. Ariko imitungo iyo ariyo yose wagira udakijijwe ni zero. Kwitwa pasiteri, kwitwa perezida, kwitwa majoro, kwitwa umusirikare ukomeye, kwitwa meya w'akarere, ariko udakijijwe ntago uzatahayo, ngahubwo uzahezwa hanze kumwe na Satani. Umuririmbyi arongera atubwiye ngo mbese muri izi si zombi niyihe uhisemo kongoro? Muri izi si zombi iyi si bamama etaje, ariko ukazapfana nayo, ukazaridukana nayo mu muriro witanura. Iyi si irimo abasore bakubwiraga ngo upfuye twashingura njyewe, ugasanga yagiye gutanga mvitasi y'ahandi. Iyi si irimo umugore ukubwira ngo ayirafi y'umwabyaye, umwana yapfa akakubwira ati ntago ari wowe mugabo wenyine ku iyi si. Mbese iyi si yuzuye imiru, iyi si yuzuye ibyaha, niyo uhisemo. Iyi si izashonga, niyo uzahamamo. Muri izi si zombi niyo uhisemo. Tugiye gusenga. Basoje batubwiye ngo musige ibyino mu isi bitazahoraho. Kongoro musige ibyino mu isi bitazahoraho. Yego. Abagore beza barasaza bagapfa. Imyenda myiza uyigura ihenze, numvise bari kuvuga ngo hari baze ngiguraga 800 abagore bambaraga. Ariko iyi baze iracuyuka ukayita cyangwa ukayigabira abakene. Mureke ibyino mu isi bitazahura. Ama etaje arahirima ababyeyi, bashuti banjye, basore bakobwa bagenzi banjye. Ama etaje arasha, imodoka zirahiri, mugakorera perime ku wa mbere ku wa kabiri, ugatsindwa inshuro 10, ku nshuro ya 11 watsinda, wajya mu muhanda rimwe indi modoka ikakwabiza, bakaza kuyora amagufwa bakajya gushingura. Musige ibyino mu isi bitazahora. Muri iyi minsi nayo mfite telefone y'iryitaro, ariko ntayo nkifite, yaragiye nyine. Iby'isi birashira, tugiye gusenga. Musige ibyino mu isi. Abagore beza baragenda, abagabo beza baragenda. Wibabazwa nuko utashatse, umugabo ntago ari uzakujyana mu ijoro. Babazwa nuko udakijijwe. Wibabazwa nuko utabyaye, ntago umwana azakuzamura ngakuvane mu isi akujyane mu ijoro. Reka babazwa nuko udakijijwe. Nukizwa n'ibindi byose bizaza ari inyongera. Tugiye gusenga. Mbifurije gukizwa mu izina rya Yesu. Amen. Niba uri kwa muganga urwaye, rwara ariko ukijijwe. Niba uri guhinga ariko ukijijwe. Weza ukijijwe, ni unarumbye ukijijwe. Njyewe ndi kwiyumvamo kubabwira ngo mukizwe. Guhanura, hari umuntu mpamagaraga akambwira ngano ngo ni Korodina turi kuvugana, nkavuga ngo mpanurira. Nguhanurira iki? Urakijijwe? Banza utekereze uvuge ngo njyewe ndakijijwe.
mbere y'uko viziza, mbere y'uko Imana imbwira ngo etaje iraje, mbere y'uko Imana imbwira ngo umugabo arabonetse, mbere y'uko Imana imbwira ngo wahavuyemo indi 6 tariki ya 7 izavuka, ndakijijwe. Tugiye gusenga. Musige ibyino mu isi. Ibyino mu isi ni iby'igihe gitoya, 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 gitoya. Musige ibyino mu isi. Inshuti z'iyi si ziguharara mu gitondo saa 6 zikakubenga. Inshuti zo mu iyi si mukundana ukize wakena zikakwanga. Inshuti z'iyi si muhararana wejeje warumbya bikanga. Musige ibyino mu isi bitazahoraho, mwiyegurire Yesu niwe mwami w'ijoro. Amen. Turagushimiye Mana yacu. Uri Imana ikora ibyo twebwe tutabasha gukora. Muririmbyi yavuze ngo imigambi yawe ni myiza kuri twebwe. Ariko mbere y'uko dukorera ibitangaza, mbere y'uko twitaho, mbere y'uko twitaba, twitekerejeho dusanze tudakijijwe. Kandi umuririmbyi yavuze ngo udakijijwe ntago azataha muri ururembo, ngazahezwa hanze. Byaba bibabaje kuba niriwe ndi kuvuga gutya ngasarara, ariko ururembo ntinzarujyemo. Byaba bibabaje kubona Concorde yavuye mu mujyi wa Musanze akaza n'amaguru cyangwa agatega mu mafaranga ye, hanyuma yarangiza agatakaza umwanya ungana gutya, abandi bagiye ku Kiyeda, abandi bagiye gukora. Birashoboka ko ari bugere no mu rugo agasanga nta byo guteka bihari, ariko yagatakaza uyu mwanya wose kuri wa musi w'imperuka ntazajyayo, ukamubwira ngo nahere mu isi zashonga, byaba aragahinda. Niyo mpamvu ningingiye ubwoko bwawe, nanjye niyingingira Mana ngo uduhe gukizwa, uduhe gukizwa kugira ngo ururembo tuzarutahemo. Abantu bose banteze amatwi nonaha cyangwa bankurikiranye n'abandi bazabona kino kiganiro izindi minsi zizaza, ndakwinginze kugira ngo ubahe gukizwa, ubahe gukizwa, ubahe gukizwa, ubahe gukizwa. Ntabwo ibyaha bizajyana umuntu mu ijoro, ahubwo bizamurimbuza herane hasi na Satani. Niyo mpamvu nkwinginze kugira ngo ubabarire abantu bose bakoze ibyaha kuva uyu munsi kugeza ku gupfa kwabo. Ngaho ganza kandi utegeke abafite indwara ubakize, abafite amadeni ubishurire, nabyo biri mu nzitizi zatuma umuntu atagera mu ijuru. Hanyuma abafishonje ubamara inzara, zibiri mu nzitizi z'ibyatuma tutagera mu ijuru. Hanyuma abantu babuze ibyo kurya, babuze imyambaro, ababuze isura, ababuze ijambo, batejerwa bose ubasange nonaha ubamara agahinda, kubera ko uri Data wa twese mwiza. Ngaho ganza wiyereke buri muntu wese unkurikiye cyangwa uzankurikira, kandi ukomeze umugisha ubwoko bwawe budukurikirana ku manywa na nimugoroba. Urakoze Mana. Ngaho ganza kandi utegeke muri byose mu izina rya Yesu. Amen.